Mbahaye ikaze mwe mukomeza gukurikirana YouTube channel ya Update. Uyu munsi ndagira ngo mbabwire ati mwakoze gufungura uyu murongo kuko mbafitiye inama nziza cyane cyangwa se ijambo ry'umunsi rishobora kuba ryaguhindura ubuzima. Ahangaha dore ko iyi YouTube channel twayishinze kugira ngo buri muntu wese uzajya uyikurikirana bura mu buzima bwe azajya abona impinduka buri munsi kandi abone ko hari igihinduka mu buzima bwe binyuze kuri iyi YouTube channel. Uyu munsi rero nibwo nicaye nkavuga ati reka mbategurire inama nziza cyangwa se ijambo ryiza rimwe ushobora kuba wakumva ugatangira kwigira icyizere cyangwa se ugakanguka muri weho. Dore ko ahanini uba usanga abantu benshi bitinya akavuga ati ese ni gute ngiye nshobora kuba nabwira uyu muntu iki kintu, cyangwa se ni gute nabimubwira akaba yanyumva, ngo urabona ngo ni mukuru ngo ariko ntabwo ashobora kuba yanyumva. Yes, ni mukuru nibyo, ariko ni mukuru kuko nyine hari ibintu yabashije kuba yakora weho utakoze. Niyo mpamvu nawe utangira urwo rugendo. Rero utangire ugira ibintu bimwe na bimwe ukora kugira ngo nibura nawe abandi bari hasi yawe bajya bavuga ati right, umuntu ari mukuri koko, ni umuntu mukuru, azi ibintu akora koko, ibi bintu akora koko aba yanabitekerejeho. Niyo mpamvu uyu munsi nabazaniye iyi nkuru kandi ishobora kuba yakwigisha. Uyu munsi inkuru mbafitiye niyo abana babiri bari inshuti bakuriye ahantu hamwe mu cyaro, umwe yitwaga Jessica undi yitwa Admin. Nuko nguko Jessica hamwe na Admin bari inshuti bya hatari, bakunda kugendana ahantu hose, bakajya bakunda kuba bari mu makaritsiye y'iwabo barimo gukina. Hanyuma ubundi uko bakina umunsi umwe baza kugira igitekerezo baravuga ati ese ko turi inshuti cyane tukaba dukunda gukina muri izi karitsiye zangaha mu rugo, ese ubundi ni gute twatembera tukaba twajya n'ahandi nabwo tukareba ukuntu byifashe. Bari abana batoya, by the way, bari abana batoya b'imyaka 6. hanyuma ubundi baravuga ati reka tube twatembera basi tujya kureba n'ahandi ukuntu byifashe. nuko nguko baza kubyemeza baravuga ati reka tugende. hanyuma ubundi barabyemeza baragenda, ariko nubwo bari bagiye n'ubwa mbere bari bavuye muri iyo karitsiye y'iwabo bagiye nk'ahandi hantu. Rero urumva ibyo bintu byari bubagore cyane, nta muntu mukuru uri kubagayidinga ntaki. nuko barakomeza baragenda bavuga ati reka tujya mu yindi karitsiye kuba twatembera. nuko nk'uko bari mu nzira bagenda, Jessica yaje guhanuka akandagira n'abagwa mu cyobo cy'amazi kinini cyane. mu kukigwamo icyo cyobo cy'amazi arasakuza. Admin mu guhindukira arebye abura Jessica, yumva urusaku. mu kujya kwirukanka agiye gutabara arebye abona Jessica ari mu cyobo cy'amazi kinini. Admin mu kureba hirya areba hino arongera areba hose abura umuntu n'umwe, ariko arimo gusakuza nawe ati mudufashe. nuko abuze umuntu n'umwe yigira inama aravuga ati ubu ni gute namukuramo. nuko nk'uko na Jessica nawe yari ari munsi aho ngaho mu mazi arimo gusakuza, koga byamunaniye kuko urumva n'umwana mutoya kandi yaraguye mu cyobo kirimo amazi kinini umudugudu wose wavomeragamo. nuko nguko Admin nawe arebye hirya abona bucket nini. hanyuma ubundi nuko nguko bucket arayizana ayimanura hasi muri cya cyobo kuko yari iriho umugozi. Jessica arayifata, hanyuma ubundi Admin atangira kumuzamura gahoro gahoro. nuko Jessica birangira ageze hejuru. guhera ubwo ngubwo bageze ubwo baravuga ati ntabwo twakongera kujya imbere ngo tujye muri ya karitsiye yindi, reka dusubire mu rugo tujye kubabwira ukuntu byagenze. nuko batashye bageze mu rugo, Admin na Jessica babiganiriza umudugudu wose ukuntu byabagendekeye mu nzira bagenda. hanyuma ubundi abantu bose barasakuza ati muceceka ngaho mwabana mwe muri kuzana inkuru z'ibihuha ahangaha, ninde uri muri kumva ubakeneye muri aka kanya? ninde kuko muri kumva wabumva ibyo bintu kandi ubona ukuntu tukuze uri umunyantege nkeya Admin? ni gute wabasha kuba waterura uyu Jessica ukamukura mu cyobo cy'amazi kingana nk'uko wabivuze ukamugeza hejuru? nuko nk'uko bakomeza bamuhakanya bamubwira uburyo ki ari umusazi ibyo bintu atabikora. arababara cyane Admin hamwe na Jessica, bombi barababaye. bagenda bari kurira babiganiriza sogokuru wabo. hanyuma ubundi sogokuru wabo batega amatwi neza, arabumva neza. hanyuma ubundi arababwira ati rero mwabana mwe, ibi bintu ukuntu bimeze njye nshobora kuba ndi kukumva muri aka kanya, ariko abandi ntibazi kuba bakumva. kubera iki? weho hari ikintu wakoze kandi koko ushobora kuba wagikoze, niyo mpamvu wowe ufite kuba wakiyizera wowe ubwawe kuko uzi ko wagikoze n'ubundi. nuko nguko musaza arakomeza arababwira ati mukomeze mwebwe mwizere wowe ubwanyu kuko muzi ibintu mwakoze, mwizere kuko mushobora kuba
mwabikora. Mu gukomeza babwira gutyo ba baturage baje nabo birukanka baza kubiganira uwo musaza akiri kumwe n'abo bana. Umusaza atababwira ati mwebwe ni gute mwumva mwahakanya abana ibintu bakoze mudahari? Ni gute mwabahakanya muri aka kanya ibintu byose kandi muzi ko bashobora kuba abana bikoze? Mwebwe mukabahakanya kuko muri kubona ari mutoya ngo ntabyo yashobora, ariko nyamara kuko nta bundi bufasha yari afite muri ako kanya na huti byose yari afite n'umurava yari afite muri wo niwo wamuteye kuba yabasha kuba yakura uwo Jessica mu mazi muri kuvuga. Rero kuba mwabaserereza mukababwira gutyo kandi mubona n'umwana yaje yatose mukamubwira uburyo cyo atabasha kuba yarohora undi mwana, ibyo bintu ni imico mibi, ntabwo bishoboka. Nuko nguko Jessica na admin barishima cyane kuko bari babonye nibura umuntu ubasha kuba yabavugira, ariko nawe impamvu babashije kuba babumva nuko batsimbaraye ku mbaraga zabo, batsimbaraye ku kuri kwabo bajya kukubwira umusaza. Rero nta yindi mpamvu najya namwe mbabwire, kugira ngo ukomeze wizere weho mu byo urimo kuba wacamo byose. Ushobora kuba wenda mu kazi bari kuguhemba nabi, ariko yizere ubagaragarize neza ko ushoboye. Ushobora kuba wenda ari inshuti zawe ziri kukwanga, yizere ukomeze uziprovingira yuko ushobora kuba ari weho inshuti koko nyakuri bigeze bagira. Ushobora kuba ari umukunzi wawe cyangwa se nawe bitameze neza mumeranye nabi muri iyi minsi, ariko ushobora kuba wakizera ukavuga ati no, mfite kuba nafata decision nzima. Urukundo turi kuba twajyamo wenda rushobora kuba rwagenda gutya cyangwa se rukagenda gutya, ugahitamo kuba wafata decision iboneye muri ako kanya. Rero niyo mpamvu babwira ati ntugahubukire ibintu byose ukora, ntukave ku izima, ntukagire ute, ahubwo we ujye wihangana, ujye ubasha kuba waba strong, uhagarare ku ijambo ryawe, kabone nubwo abandi bose baba bagutereranye, wowe ukomeza ugume ku ijambo ryawe, ahubwo uritsimbarare wowe. Dore ko burya ngo nta muntu wubatse umusozi wazaniye rimwe amabuye ngo ahite yubaka umusozi, ahubwo ngo wubatse umusozi ni wa wundi wagiye uzana ibuye rimwe rimwe agenda ritereka. Niyo mpamvu nawe rero ufite kwihangana, kuko ibyo bihe urimo gucamo bishobora kuba ari byo biri kukubakira ejo hawe heza kandi hakomeye. Hashobora kuba hari kukwerekeza rwose kuri rya zuba wirirwa utekereza mu mutwe wawe, kuri rwa rumuri wirirwa ubona mu nzozi zawe uvuga ati hariya niho hanjye, niho nkwiriye kuba ndi muri aka kanya. Niyo mpamvu rero udakwiye gucika intege, guma ku ijambo ryawe. Mwari kumwe nawe nitwa Abdati, mbashishikariza gukomeza gukora subscribe kuri iyi YouTube channel ya Abdati kugira ngo muzajye mukomeza mubone izi nama nziza zubaka kandi ziboneye, zibashe kuba zagukebura aho watandukiriye, zibashe kuba zakubwira ati stop, ibyo bintu urimo ntabwo ari byo, zibashe kuba zakubwira ati dore inzira nziza ukwiriye kuba wakora kugira ngo ubone amafaranga, kugira ngo ubashe kuba watera imbere. So guys, kora subscribe kandi no hasi kukazogera, muri comment utubwire ikindi kiganiro wumva twazakugiraho inama cyangwa ikindi kintu wumva twazakubwiraho. Thank you, murakarama.